Ok, amazina yanjye banyita Olivier. Ok, uyu munsi ngiye kubereka esike ubundi agapine tugasunika gute kari agapine abantu bamenyereye. Ewana, here we go. Let's do it, man. Let's do it. Just like this. Agapine ubundi ugomba kuba upfukamye muri position nziza, meze nk'uwicaye ku birenge byawe. Then ugafata agapine kawe mu buryo bworoshye. Bibutse ko agapine gatuma umuntu ushaka kubaka ufite ikibazo cy'inda nini kibona gutya, bese ufite icyo bita fate amavuta kunda kugira ngo ubashe kuyakamura yagabanye. Aka gapine niko kagufasha rero sasa. Here we go. Let's do it. Turatangiye, ufata neza agapine kawe, then ukamanuka. Here we go. One. Kamikinga gashoboka ko urambura neza amaboko akagera hirya. Yo. Yeah, like this. Mu gutangira ntabwo biba byoroshye, ariko kugenda ukora. Bigenda biza. Ugitangira ntabwo watera. Iyo ugitangira ntabwo wakora ntuze nyinshi, ariko uko iminsi ishira genda wongezaho akantu. Yeah, done.